abadive usebya nicyo cyigisho kiganisha abantu kuri Kristo uvuga? Gukizwa kwawe biratureba keretse ushimye kuba umwana wo kurimbuka burundu. Ibyo bitabo abadive barabifite, ni nabyo kwizera kwabo gushingiye, kuko bisimbura Bibiliya. Ndaza kuvuga impamvu izo mpaka rero ziri hagati yabo. Noneho bakavuga ngo twumvire Elena White se cyangwa twumvire ibyo Musa yavuze. Ese byaturutse ku Mana aho ni hehe? Noneho bakarangiza batanze igisubizo ngo Elena White yaravuze ngo ntabwo yagarukiye ku kuba ngo arahanura nkuko bamwita ngo ni umuhanuzi, ahubwo yabaye n'umwigisha, kuko yinjiye muri Bibiliya arayiforomata, ayiha umurongo, tangirira ku bami bahanuzi birabye mbese no kwisezerano rya kera, abo bita abakurambere n'abahanuzi, yinjira mu isezerano rishya uwo bita ngo wifuzwe ibihe byose, ubwo agiye kuri Yesu Kristo. Noneho yinjira mu byitwa intambara ikomeye nicyo yise, mbese yinjira mu buhanuzi. Ariko wakwinjiramo imbere mu myigishirize ugasanga ahubwo arigisha amategeko nk'agakiza, kandi ubumeze atyo aba ari umwanzi wa Kristo. Aha rero niho n'abandi bigisha ubuntu busaze nabo bagwira, kuko bageraho bakavuga ngo amategeko ntacyo akivuze, ngo ahubwo ni ubuntu, ngo kwizera icyo Yesu yakoze ngo birahagije. Noneho imibereho yabo ntibatera ipfunwe n'irindi tsinda rya Satani, ariko rishyigikiranye n'iry'amategeko, byombi birakorana. Gute pase akabona urukundo rwitwa erotika rushingiye ku kurigira, urwo abahungu bagenda babeshya abakobwa ngo ndagukunda sheri we, uzagwaho nzagwa bene nk'ibyo ngibyo, nzakugwa hejuru, nzagira ni romantique. Hakubitaho no kwigisha ibyo twita stigmatized knowledge and social truths. Ayo ni amasomo yihariye mu ndimi z'amahanga, ni ukuvuga ngo ukuri kujyanye n'ibitubaho kandi ugaragazwa n'inyigisho zahinyuwe. Iyo ubyize ibyo ngibyo rero ubaye icyo twita mu Cyongereza alternative theorist. Yanditse aravuga ngo dear Pastor Musisi, rwose uri intumwa y'umubi, uri kuri mission iri social mu kwangiza ubugingo bw'abasenga Imana. Iyo abantu batwarani kuri Kristo mbabwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana kugira ngo bakure umutima ku by'isi, batekereze ibyo ubwami tuzinjiramo, kuko ubwami bwinjiramo bisaba kwihana no kubarwa ibyaha mu izina rya Yesu Kristo. Wabahaye rya kiriya kiruhuko ni inyamaswa kibaha, ni inyamaswa, niyo iyo nyamaswa irindiriye kubamira bunguri. Iyo nyamaswa niyo yabahaye ikiruhuko, ntabwo bagihawe na Kristo. Abadive nibyo bagiye kuzira, bagiye gupfira idini. Ni ukuvuga ngo ndabahamya ikintu kiri imitima yabo, niyo mpamvu barakara bagatukana. Umwuka barimo ni nawo mwuka uri mu bupapa, ushaka kugira ngo bashyireho ryadi wa munsi, kugira ngo bazavuge ngo wa munsi niwo dushyiriweho kujya turuhuka. Aha rero niho ushaka kubwira bene wacu ko genda umupantekote, kandi umupantekote uko nemera yuko pantekotisme ishingiye kuri Bibiliya, ariko birinde. Niyo mpamvu twebwe abapantekote twahawe impano 9, imwe muri zo ni ukurobanura imyuka. Cyangwa uri kuri mishoni nk'abandi bapasitoro b'abailiminati bose. Ese pasi uri muri iliminati koko? Umunsi wa kane tuvuga ni uwuhe? Ni umunsi wa mbere w'iminsi 7 se ariwo cyumweru? Reka da. Ni umunsi w'isabato se ariwo 7 w'abayuda? Reka da. Ni umunsi Kristo niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya, bataraba inyuguti ahubwo nabi by'umwuka, kuko inyuguti yicisha naho umukwesha ubugingo. Bari abantu bagiye gupfa. Ni ukuvuga ngo bano bantu ni ukubashakisha uruhimbi. Katwongere tubasuhuze inshuti abavandimwe mwese muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye, aho mukurikirana ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana. Turabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana no guhirwa mu byo mukora byose. Rero tunejejwe cyane uyu mwanya no kongera kugaruka kandi imbere yanyu mu kiganiro cyacu kimenyerewe na Pastor Musisi, kandi turishima cyane iyo mwandika komenti, abamwe babishima, abandi babigaya, abandi bagaragaza confusion bafite. Ibyo byose ni bidufasha kugira ngo tumenye uburyo dukomeza gusesengura, abantu barusheho kumenya ukuri gushingiye ku iyobokamana ry'ukuri ariryo jambo ry'Imana. Kuko iyobokamana ry'abantu benshi bararivangavanzemo ibintu byinshi, ariko twebwe icyo dushaka nuko abantu bamenye iyobokamana ry'ukuri rishingiye ku ijambo ry'Imana. Impamvu twinjira mu kwiga ibintu byinshi, ibihe by'iminsi duhagazemo, tukaba twakura no ku madini, kuko isomye Bibiliya cyane ukayicaramo ubona ko amadini ni kimwe mu gikoresho cya Satani, cyangwa se namwe mu gikoresho cya Satani ari kuyobya abantu benshi ku isi. Tugiye no mu mateka y'isi tubona ko hagiye habaho itotezwa ryinshi kubizera Kristo Yesu, kandi rikomotse mu bantu b'abayoboke b'amadini. Rero twebwe dushaka idini ry'ukuri, nkuko Bibiliya yavuze ko ari ugufasha imfubyi n'abapfakazi no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi, nkuko Yakobo yabivuze mu gice cya mbere umurongo
wa 14 kugeza 23 muzabasome bazababwira idini ry'ukuri ryari ryo. Ntabwo twe dushingiye rero ku mazina y'amadini, ahubwo dushingiye ku idini ryari ryo ry'ukuri. Bibiliya ivuga gufasha imfubyi n'abapfakazi mu mibereho yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Niyo mpamvu turi kwiga ngo turebe iby'isi uburyo byanduza abantu. Ese iby'isi byanduza abantu koko? Niba birivuze ko dukwiriye kwirinda kutanduzwa n'iby'isi, nuko iby'isi byanduza abantu. Niyo mpamvu rero paseri ari kudufasha twiga ibi bintu, dusesengura imikorere ya Satani, uburyo ari gukorana n'ubwami bwo mu isi, ubutegetsi bwo mu isi, kugira ngo dukanguke twe kwanduzwa n'iby'isi, n'abandi babirimo batarakizwa bakiriye umwami w'amahoro ari we Yesu, bahinduke rwose, babashe kuba muri iyi si no kumenya uburyo bakoresha iby'isi bitabanduza. Reka twakire paseri abasuhuze, hanyuma adufashe gusenga, twinjire mu kiganiro cyacu. Uyu munsi rero najya mbabwire ngo ikintu cya mbere tugiye kujya ni ugusubiza bimwe mu bibazo abantu bagiye bandika, kugira ngo dukomeze gufashanya twubaka ubwami bw'Imana mu mitima yacu. Pastor, turabakiriye, muhawe ikaze kuri Iron TV. Reka musuhuze ababakurikiye, hanyuma dusengere iki kiganiro, hanyuma twinjire. Imana bamugisha. Murakoze. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Turi mu gihe cyiza, dushimira Imana yatwongereye ku mbabazi zayo. Reka rero iki gihe tugikoreshe Imana yaturemye, tugerageza kwamamaza umugambi wayo w'agakiza kuri mwene muntu. Ndagushimye, nshimye mwebwe aba Iron TV bakora uko buri munsi kugira ngo kuri kugaragare mwitanga muri byinshi. No kuvuga ngo namwe ibihembo byanyu birababikiwe mu ijuru. Amen. Rero nitwa Pastor Peter Musisi, abandi umwigisha w'ijambo ry'Imana rijyanye no kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami no gushyira ahagaragara ubwirumvajuru, ari bwo bwiru buhanitse bukubiye mu buhanuzi bw'Imana boneka muri Bibiliya. Kakubitaho no kwigisha ibyo twita stigmatized knowledge. Ayo ni amasomo yihariye, stigmatized knowledge and social truths mu ndimi z'amahanga. Ni ukuvuga ngo ukuri kujyanye n'ibitubaho kandi bugaragazwa n'inyigisho zahinyuwe, ibyo bita stigmatized knowledge, cyangwa ibyo abantu bagerageza guhishira no gupfobya babyita amazina anyuranye ngo conspiracy theory n'ibiki byose. Ibyo ndabyigisha. Iyo ubyize ibyo ngibyo rero ubaye icyo twita mu Cyongereza alternative theorist. Yewe nk'abandi master muri alternative theory. Ndasuhuje abandi baba bose bumva uri muri Kinyarwanda n'indimi z'urushamikiyeho, cyane cyane nk'abanyarwanda ubwabo bari mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, ku mugabane wa Afurika wose no ku yindi migabane yo hakurya y'amazi magari, ndetse no mu birwa bya kure. Ndabasuhuje muri no gusuhuriza n'abavuga ruri indimi zishamikiye ku Kinyarwanda, bene wacu b'Abarundi, Abanyamurenge, Abanyabwisha, Abagogwe, Abafumbira, Abahororo, Abahana, Abahangaza. Abo bose iyo nitegereje ururimi tuvuga, ibi tuvuga byabafasha mu buryo bw'umwuka. Rero Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza. Hari n'abandi bantu bitwa Bahavu, numvise mu Kinyarwanda cyane, ba hano za Karehe muri Kongo n'abandi nk'abo ngabo. Imana reba umugisha cyane, ndabakunda kandi nibishoboka haraho ibi tuvuga bizagira n'umuzini n'ibizinyuranye, kandi nabwo bazabimenya. Imana reba umugisha kandi bagirire neza, turabakunda. Buhoraho Mana yacu niwe Mana y'ukuri, Imana ikora ibikomeye, igakora ibitangaza. Niho udushyizeho, ntabwo wadushyizeho kugira ngo gusa tugere mu isi, ahubwo tugomba gusiga icyo bita track record. Ni ukuvuga umukururo cyangwa ikirari cyaho twanyuze, kugira ngo bigaragare yuko twabaye ingirakamaro mu isi. Abantu benshi rero banyura mu isi bagashyiraho ibirari byabo cyangwa imikururo, aho banyuze hagaragara, ariko bakaba barasize ibara. Abo ni nabo benshi bari mu isi. Rero turakwingize kugira ngo twebwe tugire icyo twakorera inyoko muntu nyuma y'ibihe nk'ibi ngibi n'abadukurikiraho, mu gihe ururimi rw'Ikinyarwanda ruzaba rugishobora kumvwa. Mana yanjye bazagira icyo bunguka. Nuko rero habwa icyubahiro, uyobora ururimi rwacu n'ubwenge bwacu, kuko ni wowe Mwuka Wera, ni wowe twibutsa ibyo tugomba kuvuga biboneye kandi bikwiriye. Ukuntu dufashe kugira ngo tuvuge ibikwiriye kandi biboneye, tubyambarije mu izina ryawe Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Murakoze Pase kudusengera kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu.
uyu munsi rero mbere y'uko wenda dukomeza ibindi biganiro, twari twasabye ko mwadufasha gusubiza bimwe mu bibazo abantu bagiye babaza, ariko cyane uko nitegereje ni abantu ubona bafite imyemerere yo mu madini. Rero twifuje ko mwadufasha kugira ngo dukomeze tuganire twinjira mu byanditswe byera, icyo ukuri kw'ijambo ry'Imana kugaragaza. Reka noneho dusome mesaje. Mwanditse mesaje nyinshi, ariko turabakunda cyane rwose, bitugaragariza ko mukurikirana inyigisho kandi mushaka kumenya. Hanyuma wenda harimo abantu bashobora kuba baza wenda ari kugira ngo bahangane, ariko ibi bintu by'agakiza si uguhangana, ahubwo ku muntu wifuza ubugingo buhoraho nuko yigana ubushishozi, akamenya ukuri, agasesengura mu byanditswe byera, akamenya imikorere ya Satani, ndetse akamenya n'uwatumwe n'Imana n'uwatumwe na Satani. Mukabereba ubuti se uyu mupasitoro ibavuga yatumwe n'Imana cyangwa ni Satani, ukabisuzumisha ijambo ry'Imana. Reka dusome noneho rero imwe muri komenti bagiye batwandikira, nubwo turi busome nyinshi uko Imana dushoboje, ariko reka duhere kuri iyi ngiyi. Uyu yaranditse, ntabwo yavuze izina rye, yanditse aravuga ngo Dear Pastor Musisi, rwose uri intumwa y'umubi, uri kuri mission iri social mu kwangiza ubugingo bw'abasenga Imana. Twakwibariza icya mbere, iyo ujya kuri public ukavuga ko abadive bigishwa kuvugishwa n'imyuka mu mayerekwa nk'ay'abapantekote, hari umuntu wo mu madini yandi utazi ko tudakorana n'iyo system? Arongera ati, icyo ni icya kabiri, abadive usebya nicyo cyigisho kiganisha abantu kuri Kristo uvuga? Icya gatatu, inyigisho utanga nturabona ko ari assumptions cyangwa ibyiyumviro n'ubucurabwenge bukomatanije bifatikanije no gusasira ukoresheje Bibiliya ngo werekeze abantu aho mishoni uriho iganisha? Icya kane, icyo wita ukuri wigisha ni iki? Ubuvanganzo n'ubucabiranya ntiwasobanukiwe, cyangwa uri kuri mishoni nk'abandi bapasitori babaye iminati bose? Icya nyuma cya gatanu yanditse avuga ngo impamvu tugukurikirana tutari mu myumvire imwe nawe ni iyihe? Ashatse hano ahita agaragaza ko abanyabwenge ari abantu nyine ngo bakurikirana umuntu nubwo yaba arembye, ariko bagashakisha uburyo bwose bamugarura, bamukiza. Ahita avuga ngo gukizwa kwawe biratureba, keretse ushimye kuba umwana wo kurimbuka burundu. Papa, uzegere abusebya ubaganirize. Artiste nk'umuhanga ugiye kubungura, uzamenya ko bafite umwuka w'Imana cyangwa ntawo. Be blessed. Uyu muntu pasi duhere ku cyambere yavuze, urasubiza iki? Kuko yabo cyambere yaravuze ngo Musisi rwose uri intumwa y'umubi, uri kuri mission iri special mu kwangiza ubugingo bw'abasanga Imana. Twakwibariza icyambere, iyo ujya kuri public ukavuga ko abadive bigishwa kuvugishwa n'imyuka mu mayerekwa nk'ay'abapantekote, hari umuntu wo mu madini yandi utazi ko dutandukana n'iyo system? Arakoze uyu nguyu, ndamushimiye cyane. Naho ikimenyetso kigaragaza yuko inzitizi zo kuzagera mu ijuru ubundi zituruka mu madini. Niyo mpamvu tubishimangira, kandi nabo ubwabo barabizi impamvu batari kumwe. Se ni iyihe? Kuki se batemeranya? Kuki se badasengera hamwe? Kuki se batagira doctrine imwe ngo tuyikurikire? Bakagira doctrine zinyuranye cyangwa inyigisho zinyuranye cyangwa imyizerere inyuranye, ariko bakaza guhuzwa na leta kuko niba hetse, noneho bakagira ubwo bumwe buri hejuru ngo mu gufasha leta ngo mu kuzana amahoro. Ibyo ngibyo ukabyibaza nabyo bikakuyobera, kandi hasi bakagundira abantu kugira ngo buri muntu agire agatsiko ke. Ibyo rero bikaba ari ikibazo. Usibye ko mu itangira ry'aya madini hari impamvu zifatika
zimwe zari zishingiye kuri satani, izindi zari zishingiye ku mbaraga zo kuzana ubugorozi koko. Ubwo ndavuga ubwo mhereye mu cyamagana mu kinyejana cya 16. Ariko uyu muntu ku giti cye Kamanze Musabe yarumviranye. Imyuka navuze ndashaka kukigora kugira ngo wenda ntaza kukibagirwa akabifata nabi. Ni ukuvuga ngo abadivantiste bayoborwa n'umwe mu cyo bita imyuka y'ubuyobe. Ni umwuka bise umwuka w'ubuhanuzi. Icyo nicyo ngira ngo yacyumvise nabi nakivugaga. Umwuka w'ubuhanuzi waje kuri Madame White cyangwa Elena White, ari umukobwa w'imyaka 17. Uwo mwuka wamugenzeho kumara imyaka 70. Yapfuye afite imyaka 87. Kuri iyo myaka 87, 70 kuri yo yagize amayerekwa agera ku 4,000. Yashoboye amayerekwa agera ku 2,000. Yandika ibitabo bigera kuri 40. Ibyo bitabo abadive barabifite. N'uwo ngo arazabisoma kandi nabyo basoma. Nabyo kwizera ko gushingiyeho kuko bisimbura Bibiliya. Ndaza kuvuga impamvu. Bisimbura Bibiliya kuko ibyo byahamije nibyo baha agaciro, kandi rimwe na rimwe bikazana impaka muri bo ubwabo. Urugero, hari aho bimwe mu byanditswe bakurikiza ku isabato, bakurikiza icyanditswe kivuga ngo, kiboneka mu Kuva igice cya 34, kivuga ngo ku isabato iwawe ntihazagaragara umuriro. Bivuze ngo ntibagomba guteka ibyo kurya ku isabato, bagomba kuri ibyo kurya byaraye. Noneho abandi bakavuga ngo mwari kwire na White yaravuze ngo umwuka ngo roho nzima mu mubiri muzima. Ntabwo twari ibyo kurya byaraye, tugomba kubiteka twebwe ibyo kurya byiza kugira ngo tutihumanya. Izo mpaka rero ziri hagati yabo. Noneho bakavuga ngo twumvire Elena White se cyangwa twumvire ibyo Musa yavuze. Ese byaturutse ku Mana aho ni hehe? Noneho bakarangiza batanze igisubizo ngo Elena White yaravuze ngo we ni umucyo muto. Icyo azavuga nihaboneka ibibiri nigaragaza yuko itatumvikana nacyo, bazafata icyo Bibiliya ivuga kuko biriya niwo mucyo munini. Aho rero ukibaza utese Bibiliya yazana confusion. Uwo mwuka n'umwe se wigisha ibyo bintu byombi? Ni ukuvuga ngo uwo mugore yakoze ibintu bikomeye. Muri iyo bitabo 40 yanditse, yagerageje kwaniriza Bibiliya, kwaniriza Bibiliya cyangwa kuha umurongo ibyanditswe bya Bibiliya. Murova ari umugore. Icyo kintu ntabwo cyumvikana. Ntabwo yagarukiye ku kuba ngo arahanura nkuko bamwita ngo ni umuhanuzi, ahubwo yabaye n'umwigisha kuko yinjiye muri Bibiliya arayiforomata. Bibiliya ubwayo ayitera hejuru, ayiha umurongo, atangirira ku bami, ku bahanuzi, birabyita mbese no ku isezerano rya kera, abo bita abakurambere n'abahanuzi. Yinjira mu isezerano rishya, uwo bita ngo wifuzwe ibihe byose, ubwo agiye kuri Yesu Kristo. Noneho yinjira no byitwa intambara ikomeye. Intambara ikomeye nicyo yise, mbese yinjira mu buhanuzi. Ibyo rero ubwabyo iyo ukurikiranye, kuko jewe ibyo narabikurikira nkabireba, nkabisoma, nkasanga koko ni umwuka. Ariko uwo mwuka wari ugamije gusenya ubukristo, cyane cyane ubugorozi. Niyo mpamvu witwa ngo ni umwuka w'ubuhanuzi. Kandi bakavuga ngo ni umwuka wa Kristo, kandi ugahakanya Kristo. Kuko iyo turebye imyigishirize ya Elena White, itandukanye n'intumwa icyo zigishije n'ibyo Yesu Kristo yigishije. Nta hantu bihuriye. Kuko we yashimangiye ku gakiza, avuga Yesu Kristo nk'umukiza. Ariko wakwinjiramo imbere mu myigishirize ugasanga ahubwo arigisha amategeko nk'agakiza. Kandi ubumeze atyo aba ari umwanzi wa Kristo. Kuko Kristo ntabwo yari ayoboye ko amategeko ahari. Ndetse intumwa ze zisobanura ko amategeko ari ayera, turi aba kamere. Byumvikane ko amategeko ntashobora kudukiza. Icya kabiri, ntabwo bo barigisha ngo Yesu cyamuzanye umuntu kugira ngo atubashishe gukora ibyo amategeko asaba. Ibyo rero biba binyuranye na Kristo icyo yatwigishije. Kristo yigishije ngo cyangwa icyamuzanye kwari ukugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, binyuze mu guhinduka umwana w'Imana, kubyarwa n'Imana ubwayo ikamuha kamere.
ibyo bintu abarwanya ibyo bintu bafite confusion bazana, icyo bizera ntibakizi. Muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 19 haravuga ngo none se amategeko yazanywe n'iki? Cyo ni ikibazo. Amategeko yazanywe n'iki? Kuko Aburahamu nta mategeko yahawe, na Yosefu na basogokuruza bari muri Egiputa nta mategeko bari bafite. None se yazanywe n'iki? Bibiliya yasobanuye ngo yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro, kugeza aho urubyaro ruzazira urwasezeranijwe. Yes, kugeza aho urubyaro. None se urwo rubyaro rwavugaga ninde? Ni ukuvuga ngo aya mategeko batweretse yuko yategetswe kubera igicumuro, kubw'ibicumuro byari mu bantu. Icya kabiri batuvuga ati kandi ayo mategeko azageza aho urubyaro ruzazira. Iki mu kidusobanurire. Ni ukuvuga ngo urubyaro rwategetswe nirumara kuza, amategeko ntabwo azongera kwigishwa nk'inzira yo gukiranuka k'umuntu. Azigishwa kugira ngo amenyekanishe icyaha, kuko ntabwo twayakuraho. Ariho kugira ngo tubwire icyaha icyo ari cyo. Iyo tumaze kuyareba turireba tukivaho, kuko turemye mu ntege nke. Ndetse ubwacu tugiye kuvuga ngo amategeko twajya duhora mu marira, kuko ntabwo twashobora ubwacu kuyahindura. Aha rero niho na babandi bigisha ubuntu busaze, bwa buntu bigisha nabo bagwira, kuko bageraho bakavuga ngo amategeko ntacyo akivuze, ngo ahubwo ni ubuntu, ngo kwizera icyo Yesu yakoze ngo birahagije. Noneho imibereho yabo ntibatera ipfunwe. Aba rero nabo n'irindi tsinda rya Satani, ariko rishyigikiranye n'iry'amategeko, byombi birakorana. Gute pase? Ubwo hari abashyigikiye amategeko, hari n'abandi bashyigikiye ubuntu. Ubwo bamwe bararengera se bakarengera amategeko, abandi nabo bakarengera ubuntu. Bajya ku mategeko bakayigisha ariko batazi icyo bavuga, kuko ni Pawulo yaravuze ngo ntabazi ibyo bashegera. Bavuga iby'amategeko ariko ntibazi ibyo bashegera ibyo ari byo, kuko amategeko ubwayo ni isezerano, kandi amategeko burya afite uko ameze. Ni ukuvuga ngo ni isezerano ryihariye. Iryo sezerano ryihariye rero rifite n'uko rikurikizwa, kuko ntabwo ushobora kujya mu isezerano. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yaravuze ngo habonetse rishya. Ngo iyo ikintu gishaje kiba kimaze kuba gikuru, kikaba gize cyo kuvaho. Noneho rero ntabwo wabigenderamo byombi. Ubigenderemo byombi ubazanye confusion, ari gafata kimwe cyangwa ukarorera. Ariko icyo nzo bagenda mu isezerano rya kera, ariko bakihisha Satani akabaha kugira ngo bihishe inyuma y'ijambo Kristo, bavugiye Kristo, bagaragare nk'abakristo ariko ntawe bahuriye nawe, kuko icy'ingenzi cya Kristo ntibakivuga. Icy'ingenzi cya Kristo se ni ikihe? None ubwo abo ngabo urimo kuvuga ni abayoboke b'idini ya Adventiste. Kristo, impamvu tuvuga Kristo ni isezerano rikomeye cyane ryo kuba urubyaro rw'Imana. Kuba urubyaro rw'Imana nk'uko biritweretse igihe urubyaro ruzazira. Ese urwo rubyaro rwaraje ari rwari rwaza? Urwo rubyaro ni indi. Urwo rubyaro ni rwo Aburahamu yasezeranyijwe yuko amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we Aburahamu. Kandi urwo rubyaro si amategeko. Urwo rubyaro nta nubwo ari Abayuda cyangwa Abisirayeli. Oya, urwo rubyaro ni Kristo. Ni wasezeranyijwe yuko ari uzahesha abantu umugisha. Nese umugisha ni uwuhe? Uwo mugisha ni ubugingo buhoraho. Mu buhe buryo se? Mu guhabwa umwuka wera w'Imana, ari we kimenyetso cyo gutoranywa kwacu. Mu rwandiko rwandikiwe Yohana rwa mbere igice cya 3 umurongo waho wa 21 aravuga ngo kugera ku murongo wa 24 ngo bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana, kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Aha rero twumvise niyo mpamvu Bibiliya ikwiriye kwisobanurwa n'umwuka wayanditse.
ntabwo ushobora gusobanurwa n'umwe mu myuka ya satani nk'uriya witwa ngo ni umwuka w'ubuhanuzi. Kuko umwuka w'ubuhanuzi uvuga ku mategeko udutwara muri Yohana ibice Yohana 14:15. Noneho bakatangira iyo bageze kuri muri Yohana 14:15 ntabwo basobanura amategeko yariyo, basubira kuri yandi yaraharatuwe ku mabuye. Kandi nanone Paulo nk'uyobowe n'umwuka wera yagaragaje yuko amategeko yaharatuwe ku mabuye atari yo gakiza kacu, kereka yanditswe mu mitima yacu. Ayanditswe mu mitima yacu rero ntabwo ari yandi yaharatuwe ku mabuye yaje akimukira mu mitima yacu. Ko bigenze bityo abafarisayo baranayambaraga, bari bafite no kunshunda z'imyenda yabo, yabaga baranafite no mu mitwe yabo, ntabwo yabakijije. Niyo mpamvu babajije Yesu, umwe muri bo w'umuhanga, ati mwigisha tubwire itegeko rirusha yandi gukomera n'irihe. Yamazaga icyo kuko bashaka kugira ngo amategeko barebe yuko yazi. Bibyumvikane ko bari bayafite mu mitima. Ese niba bari bafite imitima yabo batagomye no kugenda wenda bayasoma, bari bayafite mu bwenge bwabo no mu kumenya kuko atabakijije. Abadive baravuga ngo yaje kugira ngo ya mategeko yimuke aveho yanditse goze mu mitima yacu, ya yandi 10. Kandi iyo uvuze amategeko 10 ntabwo uzanye isezerano rya kera uko riri, kandi nanone ntabwo ukwiye kurigenderamo ko ntabwo urizi. Itegeko isezerano rya kera ibyo bita amategeko, igitabo cy'amategeko ntabwo ari amategeko 10, ni isezerano ryose rya kera uko ryakabaye. Ariko pasi ihangane wenda aka kantu nkakubaza, soma kamaze nkakuri aza kukibagirwa. Aravuga ngo bakundwa, imitima yacu itaducira urubanza, turatinyuka imbere yayo, kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo kuko twitondera amategeko yayo. Aha rero tugikurira amategeko yayo avugwa ya mwuka. Aragira ati itegeko ryayo niri, nuko twizera izina ry'umwana wayo Yesu Kristo. Urumva yuko bije amategeko y'umwuka yariyo kwizera izina ry'umwana w'Imana ari we. Ubwo noneho n'iryo tegeko, ubu ni tegeko niryo rije ahubwo ry'umwuka dukwiriye kuba twumva. Kandi rero iyo ugiye mu by'amategeko ni uguhakana Kristo, ntabwo uba mwizera. Uba wizera agakiza gaturuka mu mategeko no kuyirata, kuko bavuga ko aribo birata gusohoza amategeko. Ariko saba Abadive bonyine banyumve neza, hari n'abapantekote bo munsi wa 7, hari n'abatista bo munsi wa 7. Nuko Abadive gusa bakunda ari bo kwiyamamaza ngo nibo bashaka kugaragara yuko ari bo bonyine b'amategeko, ariko hari n'abandi. Hari icyo Yesu yadutegetse tubona muri Yohana igice cyaho cya 13 yabona ku murongo wa 34, itegeko rishya twahawe. Aha rero ahangaha Yohana arongera kutwibutsa nk'intumwa ya Yesu. Ibi Yohana yabyandikiraga itorero ryari ryaramaze kwizera. Aravuga ati itegeko ryayo ni nuko twizera uwo yatumye ari we mwana wayo Yesu Kristo. Icya kabiri, kandi tugakundana nk'uko yadutegetse. Kwizera Yesu Kristo tukanakundana, cyo kintu cyitwa urukundo ni kizatuma abantu bacirwaho iteka ku isi. Tubisoma muri Yohana 25, muri Matayo 25 kuva ku murongo wa 31. Abazacirwaho iteka abatazagaragaza ibikorwa ariko bakoreshejwe n'umwuka wera by'urukundo bazacirwaho iteka. Kwirirwa rero mu isabato ariko ukagaragaza yuko urayubaha ukanayiririmba, ni nk'aba bandi baririmba Bikira Mariya, ndetse bakavuga bati padiri arangiza gusenga, arangiza akavuga ati mbaragije umubyeyi wanyu Bikira Mariya, kandi ngo umubyeyi wanyu abasabire. Piri ibintu nishyano, asabire hawo. Twebwe Bibiliya itwereka yuko umwuka wera ari udusabira. Ibi bivugiye kugira ngo amadini yose amenye yuko ari ikibazo mu kuyobya abantu b'Imana, kandi abayagize, kuko amadini ubwayo bari abayarimo bakuru bayayobora nta kuntu bahinduka, kuko niyo abatunze ni business, ni occupation. Bibiliya isobanura neza ngo nimukurikira impumyi, ngo impumyi nirandata indi, bombi bazagwa mu rwobo. Noneho rero umurongo wa 24 ni gaheza, uravuga ngo kandi witondera ayo mategeko yayo, aguma muri yo nayo ikaguma muri we. Witondera amategeko abiri, kwizera Yesu Kristo no gukunda nkuko twakunze, nkuko Imana yadukunze, kandi nkuko twategetswe na Yesu Kristo. Erega aya mategeko nta nubwo umuntu ashobora kuyihata. Urukundo rwo bita agape, apana rwa rwo bita filos. Filos no rushingiye ku urukundo rushingiye ku by'abantu bapfana. Kinyarwanda baca umugani ngo uba wakuvira utamwikoreye.
ntumwikoreye ariko akakuvira kuko n'ubu ngubu wowe bazagushakisha abene wanyu baba bugufugiza ikibazo nibo bakorwa n'isoni mu bibazo naho baba batagusura ariko bishobora kugira ikibazo uzabona baje fuira uriya muntu adapfa akaribwa n'ingwa ku karubanda duhari byazaba bikaba inyuru lazima tumuhambe ariko tumukire nibo bagomba kuza mbere noneho rero urwo rukino twita urukundo rwitwa filosi akaba n'urukundo rwitwa erotika rushingiye ku kurigira urwo abahungu bagenda babeshya abakobwa ngo ndagukunda bakanaberemo n'indirimbo abantu bakabajya inyuma ngo ndagukunda sheri we uzagwaho uzagwa bene nk'ibyo ngibyo ngo nzakugwa hejuru nzagira ni romantique romantism so izo nkundo zirapfuye kuko zishingiye kuri kamere y'umuntu hariho urukundo agape rw'Imana tutagira ikigombero rudafite ikirushingiyeho kandi rukunda n'umwanzi wawe urwo rukundo ruvuga ngo uwawe uzamugaburire uwawe nkaye niba yaguye mu manga uyikuremo yaguye mu mwobo uyikuremo n'indobo n'umwana we nagira ikibazo nusanga ntuzamwe kandi ari umwanzi wawe erega burya twirata ibyo tudashobora kuko ntabwo tuzi ibyo turimo turabeshya gusa noneho akavuga ngo 24 kandi uwitondera amategeko yayo aguma muri yo nayo ikaguma muri we ni ukuvuga ngo Imana kuba muri wowe nawe ukaba muri yo ni uko muri yo n'amategeko abiri kuko urukundo ni Imana ufite urukundo aba afite Kristo aba afite Imana muri we kandi ntabwo waruhabwa n'indi cyese ubihabwa n'uruhabwa no kwizera Yesu Kristo ko n'uduhesha umwuka ngo kandi uwitondera amategeko yayo aguma muri yo nayo ikaguma muri we kandi kitumenyesha ko iguma muri twe ngiki ni umwuka yaduhaye kuko umwuka niho ikimenyetso twahawe ibi rero nibyo bigomba gushimangirwa mu isezerano rishya kwigishwa ntabwo ari kwigisha amategeko cyangwa isabato cyangwa iki imwuka yaduhaye uturuka ku kwizera Yesu Kristo ari tuba tubura urubyaro rwasezeranyijwe rwagombaga kuza kuko umutegeko ari umushorero cyangwa isezerano ryose rya kera ari umushorero akatugeza hahandi Yesu yaraje niwe waduhaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Pase hari akantu nakubaza ni ibibazo bibiri kuri aba bantu nyine bakurikira amategeko kandi ahantu mudusomeye ku muntu wumva yaba yumvise byinshi urumva baratubwiye ngo kuko itegeko yadutegetse ari iri ni ukwizera uwo yatumye kandi batubwiye ngo ni itegeko rishya yadutegetse ni ukwizera uwo yatumye. Bene data bakurikira amategeko bakunda kuvuga ko ari amategeko 10 ngo atandukanye n'andi mategeko urumva ya 313 ariko ngo 10 ngo yaharatuwe ku mabuye ariko ayandi ngo ni amategeko y'imihango Imana haye Mose yandika mu bitabo ngo abishyira iruhande rw'isanduku ngo ariko ariya yaraharatuwe ku mabuye ku bisito by'amabuye ngo yashyizwe mu isanduku imbere. Icyo kintu kidusobanura gatoya aho bihuriye n'ibyo bintu bahora berekana ngo ari yango niko kuri kuzuye unashingiye kuri aho hantu maze kudusomera. Ikindi cya kabiri ni iki ngiki Yesu bamubajije nk'umwami ari nawe watanze amategeko yose abisere bagendagaho uriya muntu watubwiye ngo yaramubajije ngo itegeko riruta yandi gukomera niri ngi narisomeye mbona Yesu yavuze amategeko abiri. Irya mbere yaravuze ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Aramubwira ngo irya kabiri ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Aravuga ngo andi mategeko yose ngo yurira kuri ayo ngayo. None bivuzwe n'umwami w'ijuru n'isi waremye byose watanze ari amategeko yose ni gute umuntu agaruka akaza kwerekana ko ariya yo mu isezerano rya kera udakusha itegeko rya 4 ry'isabato uzarimbuka uri mu buyobe kandi umwami wayatanze yaravuze ngo ndi yose. Mariko 12:30 12:30 fine haravuga ngo nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ngiri ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda nta rindi tegeko rirushayo gukomera. Ako karupasi nakubwa kurishakaga nta rindi tegeko rirushayo gukomera. None ndagira ngo dusobanurire babazakubwira rero ugarega bari nababayemo babazakubwira ngo rero iyo ukunze Imana kuko burya amategeko 10 bashyira imigabane 2 hari irya mbere rya kabiri rya gatatu rya kane ngo yo ngareba Imana n'abantu irya gatatu n'irya gatandatu n'irya kugera ku rya 10
icyo ngiryo ngo ayo ngayo nayarebana relations, interpersonal relations, imibanire y'abantu. Ariko ibyo babigamije gupromotinga cya kindi, guteza imbere cya kindi cyabo. Yesu yavuze ngo kundisha Uwiteka Imana yawe. Iyo tugiye ku kintu urukundo rero, urukundo ubundi ni iki? Urukundo ni impano y'Umwuka Wera. Ntabwo ushobora rero guhabwa iyo mpano y'urukundo utarizeye Yesu Kristo. Niwe uduha Umwuka Wera, kandi Umwuka Wera ntushobora kuwuhabwa ukidefanda cyangwa ukiri mu isezerano rya kera, kuko isezerano rya kera rifite ibimenyetso byaryo, rifite n'uburyo rikora. Ubundi isezerano rya kera rimwe imigabane ibiri, kandi rikagira n'amasezerano abiri n'ibimenyetso bibiri. Ejo ni irya kera ry'amategeko. Tusanga biraza no gufasha gusubiza n'abandi benshi. Iyo turebye mu Itangiriro 17 umurongo wa 11 gatuka ku murongo wa 9, ngo Imana yongera kubwira Aburahamu iti nawe uzakomeza isezerano ryanjye, wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho kugeza ibihe byanyu byose. Urumva iri sezerano rihawe Aburahamu, rihawe n'urubyaro rwe ruzakurikiraho. Kandi uru rubyaro wibuke yuko Aburahamu yabyaye abana benshi, ntabwo yabyaye umwana umwe. Muri abo bana yabyaye b'abahungu bagera ku bana 8. Umwana ufite isezerano ni Isaka wenyine. Isaka abyara Yakobo. Aha rero hari abakurikiza iri sezerano rya mbere ariko batari mu rubyaro rwa Yakobo. Tuvuge nka bene Esawu, nka bene Ishimayeli. Iri sezerano tugiye kubona bararikurikiza, ariko irya kabiri tugiye kubona ntibarikurikiza ko ntiryabahawe. Reka turirebe. Aha aravuga ati wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho kugeza ibihe byabo byose. Iri ni ryo sezerano ryanjye muzakomeza, riri hagati yanjye namwe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Umugabo wese muri mwe azakebwa. Umurongo wa 11, muzakebwa umunwa w'ibyo mwambariye, kizaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye namwe. Umuhungu wese muri mwe uzaba amaze iminsi 8 avutse azakebwa, bigeze ibihe by'ingoma zanyu zose. Uzaba avukiye mu rugo rwawe cyangwa utari uwo mu rubyaro rwawe, waguzwe n'ifeza n'abanyamahanga, uvukira mu rugo rwawe n'uwaguzwe igiciro, bakwiriye gukebwa. Kandi isezerano ryanjye rizaba ku mibiri yanyu, ribe isezerano rihoraho. Kandi umugabo utakebwe umunwa w'icyo yambariye azakurwa mu bwoko bwe, ngo azaba yishe isezerano ryanjye. Uwo ni Uwiteka. So Aburahamu rero iri sezerano rero rikomeje. Niyo mpamvu abayisilamu bene Ishimayeli bakebwa. Icyitonderwa, Muhamedi ntiyakebwe. Ibyo nabyo ni ikibazo. Kubera iki? Twazakivuga ntiyakebwe. Kuko bene Ishimayeli nabo igihe aya magambo n'amategeko n'imigani y'Aburahamu yose ntabwo yari yabahawe. Bene Aburahamu usibye urubyaro rwa Yakobo nabo babimenye kubera Isaka na Yakobo, ariko abandi batatanye ntibari barabikurikije. Abayisilamu cyangwa Abarabu baje kubikeba, baje gufata umuhango wo gukebwa nyuma yo kuza kwa Muhamedi n'Ubuyisilamu. Hanyuma rero ahangaha tubonye isezerano. Iri sezerano ni rya Aburahamu, n'urubyaro ruzamukurikiraho ruzava muri we. Ariko afite urubyaro rundi yasezeranyijwe. Twumve neza dusobanukirwe. Hari urubyaro Aburahamu ruzamwitirwa ku isi yose yasezeranyijwe. Urunguru turusanga muri Aburahamu, turubona rwamubwiwe mu Itangira igice cya 12 umurongo wa 2, ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aha rero nabyo tugomba kubisobanuka, tukabisobanura, tukavuga umugisha Aburahamu yasezeranyijwe natwe tuzahabwa nk'abanyamahanga b'indimi zose ni uwuhe? Ni isabato? Ese ni ugukebwa?
ahangaha niho abantu batamenya neza ibintu aho biri. Isezerano rya kera rero cyangwa amategeko y'isezerano rya kera, isezerano rya kera turyita amategeko. Reka turebe mu Kuva, turebe irindi sezerano ryavutse, turebe n'abo ryahawe. Kuva 31 murongo wa 12 haravuga amagambo nibwira yuko abo bene wacu n'abandi bose bakomeza bagendera mu isezerano rya kera ryo bashyira imbere, cyangwa n'abariyobeyemo, kuko Bibiliya ni nk'ishyamba abantu benshi bajyamo bakayoba. Turabafite benshi bayobye baraho. Udafite uri kuyoboramo iri shyamba riragoye. 12 Uwiteka abwira Mose ati, kandi ubwira Abisirayeli uti, ntimukabure kuziririza amasabato yanjye, kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza. Nuko mujye muziririza isabato, kuko ari iyera kuri mwe, uyiziruye ntakabure kwicwa. Umuntu wese uzagira umurimo akora kuri yo azakurwe mu bwoko bwe. Mu minsi 6 aba ariyo mirimo ikorerwamo, ariko uwa 7 ni isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka. Uzagira umurimo akora ku munsi w'isabato ntakabure kwicwa. Nuko Abisirayeli baziririza isabato, kandi bajye bayitondera mu bihe byabo byose, ibe isezerano ridakuka. Tubonye hari bene Aburahamu bamukomokaho, no tubonye na bene Yakobo bamukomokaho, aribo Abisirayeli. Abisirayeli bahawe iryabo sezerano, rirabareba nk'Abisirayeli bakomoka mu miryango 12, nkuko no gukebwa kureba bakomoka mu rukiryi rwa Aburahamu bose. Ahangaha rero turimo tumaze kubibona, kandi Bibiliya yavuze ngo mu bihe byanyu byose. Ibihe byabo se ni ibihe? Ni ibihe by'isezerano rya kera. Aho kantu nakumvise, ibihe byabo byose byagombaga kurangira ryari se? Byagombaga kurangirana urubyaro rwasezeranyijwe ruje, rwa rundi watubwiye ari rwo Yesu. Yego, kandi urwo rubyaro nirwo Imana ifitemo intérêt, nirwo Imana ishaka, nirwo Imana ifitemo interest cyangwa inyungu. Urwo rubyaro rwasezeranyijwe rwaraje. Rumaze kuza se hakurikiyeho iki? Reka umwanditsi w'igitabo cyo Gutegeka kwa 2 asobanura neza ibyerekeye ibi bintu. Niringiye ko abazumva ikiganiro kizabafasha, kuko Bibiliya tuyisoma natwe tuyumva kandi tukitondera ibirimo. Ntabwo dushaka kugira ngo turimbuke nkuko bamwe babitekereza. Murongo wa 15 Gutegeka kwa 2 ibice 5 murongo wa 15 aravuga ngo, kandi ujya wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa. Uwiteka Imana yawe igukuza y'amaboko menshi n'ukuboko kurambutse. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana yawe gutegeka kuziririza umunsi w'isabato. Impamvu zirasobanutse. Ni bande babaye mu gihugu cya Egiputa imyaka 400? Abisirayeli, urubyaro rwa Yakobo. Ruzamutse ruvuyeyo, Imana iruhisezerano ryiyongera kuri rya riri ryo gukebwa. Iyo ni ry'isabato. Kandi mbere ntiryari ryabahawe, ko Aburahamu ntabwo yaruhutse isabato, ntabwo yigeze ayibwirwa. Bo bashaka kwereka ngo yarayiruhukaga. Rukibaza yayiruhukaga hehe se? Kandi Pawulo adusobanurira neza ngo Aburahamu yakijwe no kwizera. Ngo wizera nkawe n'abazakizwa yize. Ntabwo yari amategeko yakoraga, aho ntabwo tuyazi. Nabo ntabwo bashobora kubyerekana yuko Imana yahaye Aburahamu amategeko arimo no kuruhuka isabato. Pase uvuze icyo kintu, nibwo ko hari umuntu twigeze kuganira, we agerageza kunyumvisha ukuntu Aburahamu yahawe amategeko. Yabishingiye mu itangiriro kiragice cya 2, aha tubwira kuva ku murongo wa 1 buryo Imana yaremye ibintu byose ikaruka ku munsi wa 7. None aravuga ngo ntabwo Imana yagomba guhamagara Aburahamu ngo ibure kutamubwira kiriya kintu cy'uko yaruhutse ku munsi wa 7. Ngo Aburahamu rero ngo ubwo Imana yamubwiye kagomba no kuruka kuri uwo munsi, ariko nta hantu Bibiliya tugaragariza ko Imana yabibwiye Aburahamu. Kandi Bibiliya ivuze ngo amategeko yahawe kubw'ibicumuro, ngo urubyaro rutari rwaza. Nta kindi yahawe amategeko. Amategeko yahawe na Mose,
kandi amategeko yahawe abana ba Isirayeli. Ko turabona yuko Aburahamu n'urubyaro rwe rwa mbere rurimo na Ishimayeli na bene Ketura ntabwo bahawe ayo mategeko. Iyo baza guhabwa ayo mategeko nibo bajya kuba bafite isezerano ryayo, ariko ntibarihawe. Amategeko yaje hanyuma ahabwa Mose wo mu rubyaro rwa Yakobo, ayaha ubwoko bwe. Niho n'isabato yaziye. Isabato kumvise impamvu yaje nuko bari abaretwa, Imana ikabakuza y'amaboko arambutse, irabura ngo bajye bibuka baruhuke, bajye bibuka yuko Imana yabaruhuye, bityo baruhure n'abandi bantu, abaretwa babo, abagaragu, abaja babo n'inyamaswa batunze, baruhuke. Aho rero icyo kintu tubakimenye neza. Noneho umuntu yabaza ngo ariko se wowe noneho ibyo uvuga ntitubyumva, none twe turuhuke ryari? Cyo gihe nshaka kugeraho. Mbere yuko icyo kigeraho bukazigamya ku kantu naje katubwire, ni ikibazo nshaka kukubaza kugira ngo kidusobanurire, kuko numvisha ukora no ku Basilamu. Itegeko ryo gukebwa ryahawe Yakobo, ryahawe Aburahamu Plito, ariko bizakomeza no ku rubyaro rwe rwose. Hanyuma kuri Yakobo abamukomokaho bahabwa itegeko ry'isabato ry'ikiruhuko. Bivuga ngo hari ugukebwa, hari no kuruka ku munsi w'isabato cyangwa ku munsi wa karindwi. None kuki abayisilamu bakebwa ntibakurikize itegeko ry'isabato? Icyo ni cyambere. Icya kabiri, kuki abadivantiste bubahiriza itegeko rya kane ry'isabato ariko ntibakebwe? Ibi bintu urabisubiza uti? Icyo nayo nakikubaza. Niba kuko abadivantiste abenshi muri bavuga ko ari bo Bayuda, muri Bayuda basigaye bakavuga yuko bari Abayuda ngo Imana yabaciye kuko batizeye Yesu. Bo nibo Bayuda bakumatijije byombi, kuko bizeye Yesu kandi bakaba ari n'Abayuda mu mategeko. Babambaritse se amategeko ko mudakebwa no kubera iki? Nyine urumva ni ikibazo, kuko kugira ngo amategeko abe yuzuye harimo uwanditse hano ntabwo turasoma, we yanditse aravuga ngo rimwe ryonyine, ngo niko birivuga ngo ni wica rimwe nandi uzaba wayisha. None niba ikimenyetso cyo kubahiriza amategeko Abisirayeli bahawe ari ugukebwa, none abadivantiste bakaba bavuga ngo ni Abayuda basigaye barizera ariko bakanakurikiza amategeko. Niba badakebwa ayo mategeko bayakurikiza gute kandi amategeko ikimenyetso cyayahamyaga ari ugukebwa? Ni ukuvuga ngo niba ari bene Aburahamu koko bagomba no gukebwa. Kandi niba bavuze ngo ntabwo ari bene Aburahamu ahubwo ni bene Yakobo, nabwo bagomba gukebwa, kuko Aburahamu Yakobo nayo amategeko yarayakomeje kandi ryari itegeko ridakuka ibihe byabo byose. Nose bambwirute niba bari mu bihe by'Abisirayeli, kuko ahangaha nicyo hatubwira. Twibuke ko aya magambo nitujya tuyasoma, iyo tuyasomye tuyobowe n'umwuka nibwo dushobora kuyasesengura. Isabato bivuze ikiruhuko, nk'uko ari ryo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose. Nuvuga isabato cyangwa umunsi wa itegeko rya kane rikomatanyije ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni ikiruhuko, icya kabiri ni ikimenyetso. Niba rero kuko nabo niko bigisha, ikimenyetso bafite ni isabato, kandi uvuze ngo isabato n'ikimenyetso cyawe uba uri antikristo. Iyo ufite ikimenyetso cyawe ari isabato uba ubaye antikristo. Gute? Nuko uba wihakanye ikimenyetso twahawe. Ikimenyetso cyo duha ari wo mwuka wera w'Imana duhabwa ku kwizera Yesu Kristo. Uvuze gutyo hari umuntu wanditse hano avuga ngo icyo ni ikinyoma wavuze, ngo ikimenyetso Imana haye abantu ngo ntaho gishingiye n'umwuka wera, nk'ikimenyetso ni uyu munsi wa kane w'isabato. Ariko pazi ari ikibazo utaransubiza kuri ibi bintu. Niba abadivantiste batubahiriza itegeko ryo gukebwa kandi bakurikiza itegeko rya kane ry'isabato, ese ubwo bari mu murongo wa nyawo w'amategeko yose, cyangwa n'ubundi nabo bararyishe nubwo barwanira itegeko rya kane ry'isabato, nabo ubwo ntabwo bari mu murongo wa nyawo wuzuye kuko badakebwa? Nibajya gukebwa n'abana babo bakebwe? Ndakubwira yuko bari mu kaga gakomeye. Icyambere na mbere bari mu isezerano ryataye agaciro ritigeze rikiza abantu, ariko ntabwo rigarukira aho ngaho, nuko ryo ryateshejwe agaciro n'isezerano rishya. Noneho rero ni ukuvuga ngo kuki bari komeza se kuri bamwe
kandi zishobora kubakiza. Icyo ni ikintu nakubwira. Icya kabiri, nibashaka baryihambireho ntabwo bashobora kurisohoza, kuko ntabwo bashobora guhabwa umwuka w'Imana kandi bakiriho. Ibyo bituma wa mwuka batawuhabwa umwuka w'Imana, kuko abayuda kuki batahawe sura ya mwuka w'Imana? Nuko bari batakabaye urubyaro rwasezeranyijwe. Cyambere abadventiste ngira ngo turacyari ku cya kibazo cya mwene data bira yanditse, yavuze ko washatse kubumvisha ko ngo bakurikira imyuka y'ubuhanuzi ngo y'abapanekoti, ngo ariko ngo bo ntabwo ibyo banabyemera, ngo ibyo ni ibintu bizwi. None agaruka ku mwuka w'Imana, bivuga ngo ntabwo uba wemera uwo mwuka wera uri kuvuga ngo ubajyamo, sinzi niba bawemera. Sibyo? Ntabwo uba wemera bo. Ikimenyetso bemera ni ikimenyetso cy'isabato. Ni nayo mpamvu bahakana ibintu by'impano, izi mpano z'ubuhanuzi niyerekwa n'ibindi, no kuvuga ngo ngiye ngo nuzo umwuka wera, ibyo ntabwo babyemera. Ikibazo rero kirariho kikerekana ko bafite ibibazo. Biriya bintu barabyemera kuko nabo bayoborwa na politike cyangwa na system ishingiye ku mayerekwa. Elena White yarerekwaga, yagize amayerekwa 2,000, yandika ibitabo 40, yandika ibyo bita verses cyangwa icyongereza babyita ngo ni articles cyangwa udukuru tugufi 5,000. Noneho rero amaze kubyandika, amaze ibintu byose kubyandika, ni amayerekwa. Cyakora hari icyo yihanije, yarabwiye ngo niwe muhanuzi wa nyuma, nta wundi nyuma ye, nta wundi. Niyo mpamvu rero aho barahapfira, none ibindi byose bo bareba we gusa. Ibigi babihuriyeho n'abasilamu, ko burya abasilamu bazi ngo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bamwita ngo niwe muhanuzi wa nyuma. Ariko si Muhammad gusa, hari ikindi kibazo tubizo gusoma, hari n'uwavuze ko Branham ari we muhanuzi wa nyuma. Nibwo buyobe bw'aba bantu. Ni ukuvuga ngo ikintu cyitwa umuhanuzi wabo fondateri niwe mu by'ukuri asimbura Kristo, niwe muhanuzi wa nyuma. Yesu yaravuze ngo umuhanuzi wa nyuma ni Yohana Batista. Undi uvuga niwe muhanuzi wa nyuma azagibwaho n'urubanza rwo kuyobya abantu. Twe tuzi yuko umuhanuzi ari Yohana Batista. Ubona yakurikira umwami wacu. Basogokuza bavuga Imana yavuganaga nabo unyuze mu kanwa k'abahanuzi, ubivuganira nabo unyuze mu kanwa k'umwana wayo ari we Yesu Kristo. Niwe utuvugisha natwe uyu munsi akatuyobora mu byo tuvuga ubu, niwe uvugira muri twe nubwo hashize imyaka 2,000 umwuka amanutse. No kuvuga ngo agakosa bakoze cyangwa uyu mugore yabakoreye, we yagaragaje ko umwuka w'ubuhanuzi uhari, ariko asoza avuga ko ari we wa nyuma, abandi bahanuzi bose bazaza sabahanuzi bashwi. Kandi ibyo nta bihuriye ko nta umwihariko we n'abandi bahanuzi bose b'ibinyoma. Ibyo ngibyo niko babikora. Fondateri wabo babwire ko nta kintu, uvuga ngo abatangiye kubabwira batinya guhanura no kugira ikindi bakora, aba bakanze iyo tuzagira ubundi bwinge bashobora kungurwa n'umwuka w'Imana, aba bazirikiye ahantu. Ikindi cyose kizaza tuvuye ku mwuka wera bazakirwanya, kuko bazafata uwo mwuka ntabwo tuwemera. Turemera uriya wa Elena White. Elena White yari umugore, ntabwo byemeye yuko umugore yigisha cyangwa ngo ayobore itorero ry'Imana. Bibiliya ibira, ariko baramukurikira. None ugasanga afite imbaraga kurusha abandi bayobe bose, usibye Muhammad. Abandi bayobe bose uyu mugore abarusha imbaraga bo mu bukristo. Abitwa Branham, abitwa abayehova, abo bose ni abagabo babazanye, kimwe n'abitwa abamorimori, ariko bafite imbaraga zikomeye ku isi, ku buryo binjira no mu buhanuzi bakaba batwereka ko hamwe no kurangira ku isi igiye kuzira icyumweru. Igiye kuzira icyumweru nk'ikimenyetso cy'inyamaswa. Kandi ibi ngibi icyo bashatse kuvuga biravuga iki? Ikimenyetso cy'inyamaswa kuki ari icyumweru? Ubundi munsi wa mbere y'iminsi 7 niwo Yesu yazukiyeho. Intumwa n'abigishwa ba mbere nibo bajyaga bahuriraho kugira ngo bibuke umukiza. None uwurwanya cyangwa uwuhindanya akawuhinda isura na Antikristo. Kuko uwo munsi ni umunsi Yesu yategetse itegeko rikomeye ngo mujye mukora ibi buri gihe kunyibuka, kugira ngo munyibuke. None umunsi wo kumwibukiraho baragira ngo uzimangatanye. Byatangiranye na Kiliziya Gatolika wihindura umunsi wo kuruhuka. Kuko umwami w'abami Constantino mu mwaka wa 321 mu kwezi kwa gatatu k'uwo mwaka 321 nyuma ya Kristo yashyize itegeko ridakuka, kuko yari amaze guhinduka umukirisitu. Ari nabwo Roma nkirisitu yatangiye. Noneho ashyiraho itegeko rivuga ngo
uwo munsi w'icyumweru ubaye ikiruhuko mu bwami bwa Roma. Ubaye ikiruhuko abakirisitu b'icyo gihe n'abandi bose barabyishimira, ariko mu by'ukuri bari bakuyeho ikiruhuko twemera twebwe tugendera muri we Kristo. Ntabwo icyumweru nubwo cyatucyemera cyangwa umunsi wa mbere y'iminsi 7 ntabwo ari ikiruhuko kuri twe, ahubwo ni umunsi wo kwibuka. Yes. Kandi uwo munsi tugaterana. Iyo duteranye rero ntabwo uvuze ngo turaruhutse. Amateraniro si cyo kiruhuko. Amategeko yavugaga ikiruhuko cy'umubiri, ariko twebwe umwuka twahawe ikiruhuko cy'umutima. Cy'umwuka mu mutima. Umutima wo mu mitima. Burya intambara nyinshi n'akaga kenshi tugira kaba mu mitima yacu. Ntabwo habe n'akanga n'amara kaba mu miruho yacu. Iyi miruho turuha turayiruha. Ariko kuko tutari abacakara mu gihugu cya Egiputa, ntabwo tuziririza uwo munsi ngo twibuke ibyo ngibyo. Ahubwo icyo dukora ni iki: turuhuka, twibuka uburyo twari abacakara b'icyaha, kandi ngo tubyibuka buri munsi, kandi tuba turuhutse buri munsi kuko dufite ibyiringiro. Twaba mu miruho, mu mihati, mu ntambara, mu nzara, mu makuba, tuba turuhutse. Turuhuka mu ki? Mu byiringiro byo bishingiye ku isezerano ry'agakiza twahawe. Aha niyo mpamvu Yesu yavuze ati, nimuze mwese abarushye n'abaremerewe, muze mwese abarushye n'abaremerewe, nanjye nzabaha iki? Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mwemerewe kuba abagaragu banjye, munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro bwo mu mitima yanyu. Ubu nibwo buruhukiro Yesu yasezeranyije, ubwo mu mitima yacu, kugira ngo tubeho tuziririza, tubeho tutaziririza iminsi no kwitondera amaboneko y'amezi, ahubwo tube dufite ikiruhuko cy'umunezero n'umudendezo dufite bya Yesu Kristo, kugira ngo mvire iruhande. Iyo turebye runo rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, umwanditsi wanditse urwandiko rw'Abaheburayo yakoze ikintu gikomeye cyane, kuko abo yandikiraga bari Abayuda, bari barahindukiye Kristo. Uyu muntu n'izina rye ntirizwe, bamwe bamutangwa ni Paulo ngo niki. Nge nta mwanya nita kuvuga jewe ikintu ntareba. Jewe icyo nzi ni urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, kandi rwanditswe n'umuntu Imana yatoranyije, yaba Paulo yaba undi, byo ntabwo bindeba. Noneho rero nkavuga ngo kuko inzandiko za Paulo zose zanditseho Paulo, kuba niba ari warwanditse akanga gushiraho izina rye, nabyo hari icyo umuntu yabyigaho, ariko nta mpamvu yagombaga kwisha ko yarazwe. Katurebe rero ahangaha turabona amagambo avuga ngo urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 1 ngo nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu ruhukiro bwaryo ririho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishyikira, kuko natwe twabwiye ubutumwa bwiza nk'aba bandi. Nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Nuko twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro, ubwo yavuze iti, narahiranye umujinya wanjye ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi. Kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa 7, iti Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa 7, kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, ba bandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjiramo no kutumvira, Imana yongera gutoranya umunsi ari wo wuyu, umunsi ivugira mu kanwa ka Dawidi, nubwo hashize igihe kirekire cyane. Ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo, uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima. Ni ukuvuga ngo ijwi rya Kristo Yesu rihamagarira abantu kwizera Yesu Kristo, ari ryo bumvise uyu munsi, ntabwo kwiriye kunangira imitima yabo. Kuko iyo winangiye umutima wanyu ntiwizere Yesu Kristo, cyo gihe uba wigumiye, kuko ntabwo wumviye. Ni wumvira rero, iyo umunsi wumviye ukakira Yesu mu bugingo bwawe, uba winjiye mu kiruhuko. Cya kiruhuko Imana yaruhutse imaze kurema ijuru n'isi, ukinjiramo iyo umatangiye kwizera. Noneho ukaba utangiye urugendo
bwo kuzakirizwamo burundu urangije urugendo rwawe rwo mu isi ukazaruhukana n'Imana buziraherezo. Iyo ukiri ku isabato rero cya kiruhuko cy'Imana ntabwo uzakigeramo. Wakigeramo utese kandi Imana yaravuze ngo yashyizeho undi munsi wa karindwi ivugira mu kanwa ka Dawidi, kandi Dawidi yabivuze isabato ihari inaziririzwa mu Bisirayeli. Ariko Imana iravuga ngo abo ngabo ntibaruhutse kuko batumviye, ntabwo bizeye Imana. Imana yongera gutoranya rero ibyo munsi wa karindwi. Umunsi wa karindwi tuvuga ni uwuhe? Ni umunsi wa mbere y'iminsi 7 se ariwo cyumweru? Reka da. Ni umunsi w'isabato se ariwo karindwi w'Abayuda? Reka da. Ni umunsi Kristo umwakiriyeho, nibwo wijeye mu kiruhuko. Niyo tegeko rya kane aha niho ryinjirira. Itegeko rya kane ryahawe Abisirayeli kuko ibibutsa yuko bari abaretwa, akuwe mu buretwa mu gihugu bwa Farawo. Twebwe twibuka Kristo iyo tumwijiyemo tuba turuhutse bw'icyaha. Ntabwo tuba tukiri abagaragu b'ibyaha, atari uko turetse ibyaha ku bwacu, ku bwa kamere nshya duhawe y'Imana yanga ibibi byose. Ubwo rero iri tegeko rya kane rirakomeye cyane ku bakristo b'ukuri, ariko kandi rirapfuye ku bagikurikiza amategeko yaharatuwe ku mabuye. Ako kasobanurire agakantu kuki bavuga ngo ari 10 yaratuwe ku mabuye ngo niyo nyayo ngo ngayimihango niyo yakuweho, niko bavuga. Ntabwo babizi kuko abakorinto urwa kabiri rw'Abakorinto rusobanura neza icyo kintu cyubajije. Muri uru rwandiko Paulo yasobanuye neza abanyamugisha twebwe atuvugaho muri aya magambo. Reba Abakorinto ba 2:3 haravuga mbese noneho dutangire kwiyogeza cyangwa dukwiriye inzandiko zo kutwogeza mwandikiwe cyangwa zanditswe namwe nk'uko abandi bamwe bajya bazishaka? Nimwe rwandiko rwacu twanditswe mu mitima yanyu, urwo abantu bose bamenya bakarusoma. Ahangaho urumva icyo bishatse kuvuga? Abantu bahawe umwuka w'Imana niyo bafite urwandiko umuntu areba akarusoma, ntabwo tubasomera kureba ngo ni isabato. Oya, ahangaha rero kuko iyo ruza kuba isabato ariyo abantu bareba, abantu baheraho basoma, wenda amategeko aba yarabafashije. Ahangaha yarakuvuga ngo kandi koko biragaragara ko buri urwandiko rwa Kristo rwanditswe natwe rutandikishijwe wino, ahubwo rwandikishijwe umwuka w'Imana ihoraho, rutanditswe ku bisate by'amabuye, ahubwo rwanditswe ku mitima, ku by'inyama, ari byo mitima yanyu. Ibisate by'amabuye hari byari byanditseho ngo byararangiye. Ahangaha Paulo arashaka kuvuga kuki se yaza ibisate by'amabuye akabivugaho. Dore impamvu avuga murongo wa 4, ibyo nibyo byiringiro twiringira Imana ku bwa Kristo. Ibyiringiro byacu nuko dufite umwuka wera mu mitima yacu, kandi dufite umwuka wera dufite imitima yacu. Ntabwo ari Yesu uvuga ngo dukomeze amategeko, ahubwo ni kamere nshya y'Imana ituma abantu batubona bakabona ko turi aba Kristo koko, kuko twambaye we mitima yacu. Agakomeza agira ati rero murongo wa 5, si uko twihagije ubwacu ngo dutekereze ko ikintu cyose nkaho ariko cyaturutseho, ahubwo tubashishwa n'Imana, niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya, bataraba inyuguti ahubwo nabi by'umwuka, kuko inyuguti yicisha naho umukwesha ubugingo. Bari abantu bagiye gupfa barigisha ibintu by'inyuguti ariko dufite ishyano. Ni ukuvuga ngo bano bantu ni ukubashakisha uruhindu kugira ngo tubigishe ijambo ry'Imana, kuko turabwiriza ubutumwa bw'isezerano rishya niryo twategetswe by'umwuka, ariko baraza isezerano rishya bakarisigiriza, noneho barangiza kutujijisha bakatwigisha ibisezerano ryica, kadusubiza mu isezerano ryica ryanditswe ryaratuwe ku mabuye. Yego, ijambo ry'Imana yatubwiye ngo isabato nutayubahiriza ukwiriye kwicwa. None iyo bayishe ukabaza uko mwakoze ishyano bigenze bite, bakubwira ngo ariko ngo turi mu buntu. None wabivanga ute ibyo bintu? Twebwe turabwiriza ubutumwa bwiza bw'isezerano rishya. Niba uri uwa Kristo, ngenda mbwira abantu mbwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami. Hari uwambajije ngo giye abantu batwarane kuri Kristo, mbabwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, kuba kugira ngo bakure umutima ku by'isi
batekereza iby'ubwami tuzinjiramo kuko ubwami kubwinjiramo bisaba kwihana no kubabarwa ibyaha mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma rero wenda ubwo nayo nabamushubije muri ubwo buryo. Noneho rero aha ngaha turabonye ngo iyo Mana niyo yatubashije kugira tube ababwiriza bisezerano rishya bataraba inyuguti. Uwigisha rero iby'inyuguti afite ikibazo ngo ahubwo turaba umwuka ku inyuguti yicisha naho umwuka uhesha ubugingo. Nuko rero umurongo wa 7 ngo nuko rero niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaharaturwa ku mabuye yarahawe ubwiza n'icyubahiro. Nihe mitegekere yanditse ku mabuye? Ubwo ni amategeko 10. Hari amategeko yanditse yaharatuwe ku mabuye. Urumva bo baravuga ngo amategeko y'imihango Mose yanditse mu bitabo abe asa nk'ubishyira uruhande rw'isanduku y'isezerano harimo ibisate by'amategeko. Bakavuga ko amategeko 10 yanditswe n'urutoki rw'Imana aharaturwa ku mabuye ku bisate by'amabuye, ngayo niyo tugomba gukurikiza harimo n'ategeko rya 4. None hano ubwo ndumva Pawulo ari kuvuga ibintu byiza, dusobanura akantu kabisa. Ntabwo avuga byiza ahubwo aravuga ibidukwiriye. Ngo nuko rero niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaharaturwa ku mabuye yarahawe ubwiza n'icyubahiro, bigatuma Abisirayeli badashobora kwihanganira gutumbira mu maso ha Mose. Cyagihe Mose yazaga afite ibisate by'amabuye, cyari icyubahiro cyayo maki rwose, kuko kumureba ubwabo byarabananiye, kuko yari afite ubwiza buhebuje kandi yarazanye ikintu kirangira. Noneho rero ahangaha aravuga ngo Abisirayeli ngo ntibashoboye kwihanganira gutumbira mu maso ha Mose kuko kurabagirana ko mu maso he kandi kwari uko umwanya muto gusa kugashira. Ni ukuvuga kwagombaga kumushyiraho ntiyagombaga gukomezanya nako, bishushanya yuko n'amategeko aje yagombaga kurangira mu gihe gikwiriye. Aha akavuga ati nkanswe imitegekere y'umwuka. Imitegekere y'umwuka yo imitegekere y'umwuka nyine ni urukundo. Imitegekere y'umwuka ni ukwizera Yesu Kristo. Mwibuke yuko intumwa ubwo Yesu yagendaga avuye mu ijuru ngo yazitegekeshaga umwuka, ntabwo yazitegekesha amategeko. Tubisangwa mu byakozwe n'intumwa yice nibere yuko ari icyambere ku murongo wa 8 ngo yabategekeshaga umwuka. Tushatse nabo twahareba mbere yuko tuva ko nawe dushobora kwibagirwa. Ihute vuba ahantu have ko ndashaka ko turangiza ibibazo by'uyu muntu rwose ukabisubiza mu magambo makeya cyane. Ubu nigishaga ariko katurebe kuko abantu benshi bagira ngo ntabwo njya nigisha Bibiliya. Ni ukuvuga ngo aha iki kiganiro wari gusubiza aba bayoboke b'idini ya Adventiste. Twebwe hari ikintu ushaka ko tuvuga ku birebana n'ibibazo bagiye babaza kuri zirangisha ugenda utanga zirebana na tekinoloji n'ibindi. Ngo muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranyije azitegekesha umwuka wera. Uvuga ngo intumwa yazitegekesha umwuka wera, natwe tugomba gutegekesha umwuka wera, ntabwo dutegekeshwa amategeko. Imitegekere y'umwuka niyo iyi ngiyi turiho, kuko dutegekeshwa amategeko tuzarimbuka, kuko ntabwo kamere yacu izabihindutse, kuko amategeko ntashobora guhindura kamere y'umuntu. Kandi ibihumanya umuntu bituruka mu mategeko, ibihumanya umuntu bituruka muri kamere ye. Amategeko iyo atubujije gukora ikintu kibi ahubwo arushaho gutuma tukirarikira, kuko atuzanira amatsiko yo kukireba no kugikunda. None twashaka kukirwanya bikatunanira tukisanga twatsinzwe. Rero ijambo ry'Imana yatubwiye ngo niba imitegekere yateraga gucirwaho iteka yarahawe ubwiza, nkanswe imitegekere itera gukiranuka, iyo ni imitegekere y'umwuka. Kuko ubwiza bwa ya yindi ya mbere butagisa nkaho ari ubwiza. Ya imitegekere ya mbere y'amategeko ntabwo bukiri ubwiza. Kubera iki? Kuko bwamazweho n'ubwiza buhebuje bwaje hanyuma. Ni ubuhese. Ubwiza buhebuje ni ubwiza bwa Kristo yazanye bw'umwuka. Nuko rero niba ubwiza bw'imitegekere ya mbere bwarahindutse ubusa kuba ubwiza bw'iya kabiri, none higumaho ntizarushaho kugira ubwiza. So muri make rero izagumaho ni y'umwuka, ntabwo ari y'amategeko.
imitegekere y'umwuka. Pase murakoze cyane, ngira ngo iki kintu ku muntu ushaka kumenya ukuri aba yumvise ko dusomye Bibiliya cyane, dore nabyo barimo gusaba ngo mujye mugaragaza ibintu muri Bibiliya, kandi mu by'ukuri tuba turi gusoma ubyirengagiza n'ubundi ababeshya Bibiliya ntanayemera. Ariko mu gusoza twari turi kuri uyu muntu ari watumye twinjira ko twabonye ko ari umudivantiste, cyangwa wenda ashobora kuba atari nawe wenda ariko afite iyo myemerere yabo. Ariko nabo bafite confusion ku birebana koko n'iri tegeko, bataramenya agaciro k'isezerano rya kera n'agaciro k'isezerano rishya. Ugasanga rero baro bibaza icyo kintu. Ariko hari kimwe mu bintu watubwiye shaka ko udufasha. Bavuze ngo hari n'abasenga ku cyumweru, ngo baba Pantekoti, ngo n'abandi ngo nabo ngo bahagaze muri iki kintu cy'amategeko. Gute? Abo nabo barahari nubwo atari benshi. Hari aba Pantekote b'umunsi wa karindwi, Seventh Day Pentecosts barahari. Hari n'ababatista b'umunsi wa karindwi. Gute rero? Abo ngabo ni confusion iza bageraho bakavuga bati twarega bino bintu bifite imbaraga z'abadayimoni. Bageraho bakavuga ati twaratsinzwe, katuba aba Pantekote ariko twubahirize n'isabato, tuba twujuje byombi. None ugasanga nabo barayobye, kuko urabona hari icyo nashaka gusubiza wenda abantu bashobora kwibaza. Abadivantiste baravuga ngo icyumweru ni umunsi w'inyamaswa, kubera ko ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Bavuga kwinshi kubera ko ari umunsi w'izuba, kubera ko ari ikimenyetso cyashyizweho na papa, kandi papa ntabwo ari wabishyizeho, nk'ubwo wabishyizeho ari we ni Tito ni Constantino. Noneho kuko burya ikiruhuko gitangwa na leta, ntabwo gitangwa burya n'abantu. Yesu ntabwo yagomba kuduha ikiruhuko cy'iminsi, kuko yajyaga se kubikora ate? Kandi ntabwo yashaka kugira ngo ubukristo bushingire ku buyuda, ku kiyuda. Byagomba kuba ikintu gisha kije, kandi ntabwo yarashyizeho leta. Abayuda kuko bari bafite leta, ntabwo bashoboye kubahiriza isabato bakiri mu bucakara bwa Egiputa. Babihawe uko bamaze guhabwa igihugu. Icyumweru nacyo ntabwo kigeze gishyirwaho n'intumwa, kuko ntabwo zari zifite mu nshingano zazo. Niyo zishaka kubikora ntizo zabishoboye, kuko ni ibintu bikorwa na leta. Bakoraga ahubwo bihishe, barahigwaga. Rero abahawe isabato iyi ngiyo kuwa gatandatu cyangwa umunsi wa karindwi, kugira ngo bivuze umunsi wa gatandatu bashaka no kukwica, bavuga ibyo bakunda umunsi wa karindwi, kugira ngo bishime. Uwabahaye rero kiriya kiruhuko ni inyamaswa kibahaye, ni inyamaswa. Nuvuga iyo nyamaswa irindiriye kubamira bunguri. Iyo nyamaswa niyo yabahaye ikiruhuko, ntabwo bagihawe na Kristo. Kristo yaduhaye ikiruhuko kindi, ariko bubanze kucyumva. Noneho icyo nshaka kuvuga, iki kiruhuko nanone ya nyamaswa yatumye icyumweru umunsi wa mbere y'iminsi 7 yanjye kanguvuge niyo ari we cyumweru uhinduka ikiruhuko. Iyo nyamaswa niyo igiye kongera gukuraho amadini, gashyiraho ikimenyetso cyangwa igishushanyo gisengwa kizicisha batakiramya. Nanone ku munsi wa Yesu Kristo wo kumwibuka, ni uwo munsi bazongera bawufate ariwo bakoresha. Niyo mpamvu abadive kubwo babihuza n'ihishurirwa bagize rya Ellen White yagize. Ariko mu by'ukuri icyo bashaka ni ukugira ngo nibisohora bazagaragaze ko ari bari mu kuri, nibirangiza bazashirire ku icumu, kandi bapfa urwagashinyaguro, kuko ntabwo bazabapfiriye ukuri, bazanarimbuka. Njye mbwira nese kurimbuka uzaba upfuye ku mubiri, kuko Satani cyamuzanye kwiba, kwica no kurimbura. Njye mbwira abantu byanteranyije n'abantu benshi bari abihaye Imana b'i Bugande. Burya hapfuye abantu benshi, ariko abagatulika bapfuye bari 22, ni nabo bajya bibukwa cyane. N'abantu ba Kizito, ba Rwanga, ujye uture ngo kwa Karori Rwanga, bera n'abagande. Abakizito izazina rya Kizito babatiza ni Rigande, ntabwo renuza, babaye abatagatifu. Ariko navugane ngo nabo bantu baho, njye numva ngo bajya bava ngo bahowe Imana mu buhe buryo se? None se Kiliziya ya Gatolika yabigishaga ryari ijambo ry'Imana. Bahowe idini. Abagande babivuga neza, bafiriye idini, bivuze ngo bapfiriye idini, ibyo bazize ni idini, ntabwo ari agakiza. Abadive nibyo bagiye kuzira, bagiye gupfira idini, ahubwo bazazira Yesu. Ibi bintu nabibabwira, ahubwo bajya banshaka ngo abangabo ngo barantuka. Nyiraje uzicere tuganire, ni ukuvuga ngo ndabahamye ikintu kiri imitima yabo, niyo mpamvu barakara bagatukana, kuko barashinjwa. Ni ukuvuga ngo ririya dini bagiye kurizira,
kubera iki se erega umwuka n'umwe awukoresha amayeri. Umwuka ubarimo ni nawo mwuka uri mu bupapa ushaka kugira ngo bashyireho wa munsi kugira ngo bazavuge ngo wa munsi niwo dushyiriweho kujya turuhuka noneho twicwe, kuko ibyasohoye ibyahanu bize bite birasohoye. Harasohora so kuri kwa Kristo cyangwa harasohora ibinyoma? ubwo bagiye gupfira idini. Kuko nta kuntu uriya munsi Constantine impamvu yawufashe akawuhindura ikiruhuko bikemezwa na bugingo n'ubu ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo inyamaswa ya kabiri yavuye mu gitaka igiye gushyiraho ikimenyetso. Icyo kimenyetso ni idini rimwe rigiye kuzaho. Twaravuze ngo iryo dini rishya rizaba rifite 5% gusa, ari ryo ki? Ari ryo bukirisitu. Ibindi bisigaye rizaba ari ubuhindu, ubusilamu n'ububuda n'ibindi byitwa spiritism cyangwa spiritualism. ubwo ibyo ni ibindi. Spiritism ni iby'umwuka nk'ibubona mu barokore. Erega byo tugenda mu Pentecote. Bano bazi yuko mvuga iyo ndwanya abapantekote abantu z'abadeve bonyine cyangwa abagatolika, ndwanya n'abapantekote. Ubu abapantekote ntabwo tukigisha kugira ngo abantu bahabwe umwuka w'Imana, ahubwo abantu bafite ibyo ta spiritism aribyo bigiye nabyo bizaba birimo muri iyo dini rishya. Ibintu by'imyuka, nk'iyi myuka yo gukora ibitangaza, imyuka yo gutitira, imyuka yo kwikubita hasi, imyuka yo kuruka, imyuka yo guhanura cyangwa kuragura, aribyo abantu bashaka. Kandi Bibiliya bisobanura ikavuga ngo abo ngabo batyo Imana izaboherereza ubushukanyi bwo mu minsi y'imperuka. Uwo murongo ndashaka ko uzatuganizaho igihe cyagiye, ariko uwo murongo ndashaka uzatuganizaho witonze, abantu bakawumva bagasobanukirwa iki kintu ko bishoboka ko Imana ishobora kohereza umwuka w'ibinyoma mu bantu kubera ko imitima yabo ari byirarikiye. Yes, ni ukuvuga ngo ubundi Imana ntabwo ari umugome, ariko icyo urwanira kwihorera nk'uko yahaye Abisirayeli kuko bayanze bagashaka umwami iraborohera, ariko bazabona ingaruka zabyo. Ahubwo hari naho batse Mose inyama bashyiraho agahato Imana ibaka ngo n'inyama zibaca mu matwi nahi kuko nyine bari bafite aha. Rero ntushaka kubwira bene wacu ko genda umupantekote, kandi umupantekote uko nemera yuko pantekotisme ishingiye kuri Bibiliya, ariko birinde. Niyo mpamvu twebwe abapantekote twahawe impano 9, imwe muri zo ni ukurobanura imyuka, kandi biratubwira ngo umugenzura imyuka kwese utavuye ku Mana. Noneho ugasanga aho bari umuntu aravuze ngo hari sararanze rababarara shakora Imana yanyu ravuze ngo barangira ngo kandi mvuge ngo amina, uravuga ngo amina ngo ndi Imana yanyu babwiye ibintu nishano, ugasanga uraminisha ari Satani uri muminisha imyuka ya dayimoni. Iyo uvuze ngo amina uvuze ngo bibe bityo. Noneho Satani aravuze ngo amina ngo nimwakire iby'Imana yanyu babwiye ngo bana banjye se baye abaceranya hose n'abana b'Imana, ko tuzi yuko abana b'Imana babyawe na Kristo. Yes, iki kintu kiganiro n'abapantekote, kuko abadufite ibibazo ababuranamu nibo ntasubije muri kino kintu. Pastor, reka ihangane dusubike iki dukora ikindi, ariko uyu muntu ibibazo yanditse ntabwo wabishubije. Twasubije ikibazo kimwe, ariko ikibazo cya kabiri yaravuze ngo abadivusebya nicyo cyigisho kiganisha abantu kuri Kristo uvuga. Ikindi, inyigisho utanga nturabona ko ari assumption cyangwa se ibyiyumviro n'ubucurabwenge bukomatanije bifatikanije no gusasira ukoresheje Bibiliya ngo werekeze abantu aho mission uriho iganisha. Icyo wita ukuri wigisha ni iki? Ubuvanganzo n'ubucurabwenge. Ubwo niko kuri wigisha, ni ubuvanganzo n'ubucurabwenge. Ese buri ijambo isabato ni republicary kandi rifite ubusobanuro mu bimenyetso by'ibihe nk'uko n'ibindi biranga ibihe biheruka. Ubuhanuzi ibyahishuwe na Danieli n'ibindi byanditswe bibivugaho. Gutoranyamo isabato maybe ntiwasobanukiwe cyangwa uri kuri mishoni nk'abandi bapasoro b'abailiminati bose. Ese pasi uri muri Illuminati koko
nk'uko uyu muntu abivuze. Ya reka dusa nk'abasubikira ngaha kuri uyu mwene data ariho dukomereza, ariko urumva arimo kubaza ngo cyangwa uri muri Illuminati, akavuga ko ufite misiyo wahawe na Illuminati, nk'uko hari n'abandi bapasiteri ngo bahawe iyo mission. Ubwo barahari nyine, we arabazi. Ariko jewe mu kintu wenda navuga nuko abantu duhora tubibutsa tunababwira ngo ese hari umuntu nawe waba ufite ubumenyi ku birebana n'ibiri hano mu isi, ku birebana n'amadini runaka, ku birebana mbega n'iyobokamana, akaza tukamuhuza na Pastor Musisi, hanyuma mugakora ikiganiro kugira ngo mubwirize abantu isi yose bamenye ukuri rwose. Niba uhari, reba nimero yacu aho hasi, urayibona rwose, aho uri kurebera ikiganiro urayibona, hanyuma uduhamagare cyangwa twandike kuri WhatsApp tuguhuze na Pastor Musisi. Niba ushaka umwe cyangwa babiri cyangwa batatu, ariko icyo dushaka nuko abantu bamenye ukuri, mutagira ngo ndatwihariye ibintu cyangwa pasiteri yihariye ibintu ashaka kuvuga wenyine. Oya, ahubwo niba nawe uhari ukaba ufite ubumenyi bwawe, hari abajye banyandikira akavuga ngo nanjye ndabuzi ngo mfite ubumenyi. Hari weje ubundi wanyandikiye, we ni umutemwe, nubaranyandikiye arambwira ngo ni nsome Matayo 5:5 ngo musobanukire ikintu cyo bishatse kuvuga, aho Yesu yavuze ngo abagwaniza ko bazaragwa isi. Ubwo na n'umutemwe Dijova, urumva we ashaka kugira ngo umenye iri jambo yuko tuzaragwa isi, tutazajya mu ijuru. Nubaranyandikiye turi kuvugana rwose. Ubwo rero giye naramubwiye niba wumva hari ubusobanuro, kuko yaravuze ngo uriya musaza ngazi ibintu ngari kunge murenzeho nk'ibyo nzi ngo namuriye nawe ngo rero ngo agereka kwifatira abantu. Ndamubwira niba koko uhari ukaba ubifite, ngwino mbahuze, ngo yango twebwe ngabatemwe ngo ntago tugiye ngo twemerewe. None se kuki mutemererwa kandi misiyo ya Yesu ari kuvuga ngo mugende mu mahanga yose? Ariko ngo Yesu ngo yigishaga urwo kurundi, ariko ni nawe yigishaga mu biterane. Ni ukuvuga ngo dutumwe kujya kubwira urwo kurundi, ako dutumwe no guhagarara mu mihanda no mu masoko na hehe public tukigisha abantu. Hari ikiganiro cyo kuzakurikira iki nacyo kizaba kijyanye n'ibyo ngibyo, dusubiza ibyo bibazo byose kugira ngo bive mu nzira, be kujya batwitiranya. Tugarukira ahangaha rero. Nicyo cyane mwavuga. Cyo navuga cyanyuma nuko ngewe nshimangira ku buryo budasubirwaho yuko imyizerere ishingiye ku yobokamana rigizwe n'amatsinda menshi yitirwe Kristo, yose harimo ubuyobe. Bityo rero bikaba dukwiriye muri kino gihe cy'imperuka guhagurukira gutunganya ibintu byose tukabishyira ku murongo, noneho bikajya ku kuri kweruye. Nubwo ayo madini twebwe ubwacu tutayakuraho, ariko agiye gukurwaho vuba ko shebuja wari yahetse n'igiye kuyakuraho. Kuri maraya ukomeye igiye kuribwa n'inyamaswa, igiye kumira bunguri, ishyireho igishushanyo gisengwa, kandi bizayorohera kuko ntibagifite n'imbaraga, ntibagifite n'intege. Ibyo Satani ashyiraho ku mugaragaro bikavugwa, ntibashobora kubikomozaho, barabitinya, ahubwo bakomeza gusa babeshya abantu. Inyamaswa ibyo bategetse kugira ngo bazane amahoro ku isi bakabyitabira, ariko ibihakanye ikinyamaswa ikora, ahubwo ugasanga bafatanyije nayo. Ibijyanye na Bibiliya bakabiceceka kugira ngo batiteranya. Abandi nta n'ibyo bagiye muri ibyo ntibatahamagawe n'Imana. Nta shyaka nk'iryo Mika umuhanuzi yari afite igihe yabwiraga Isirayeli igicumuro cyayo, akabwira na Yakobo icyaha cye. Rero abantu bakeneye bameze nka Mika umuhanuzi mu gihe cye, yabwiye Isirayeli mbere yuko Babiloni izi kabatwara, igatwara abana ba Isirayeli, Nebukadinezari agasenya Yerusalemu. Mika umuhanuzi na Yeremiya bahanuriye abo bantu, ariko ntibumvise. Hanyuma muradufasha gusenga. Igituma tuvuga gusenga, dutangira dusenga kugira ngo Imana ibane natwe, ibyo tuvuga tube tubihabwa n'Imana. Igituma dusoza dusenga no kugira ngo Imana imanure ubwenge mu bantu, ibumvishe ibyo tuvuga. Muradufasha gusengera aba bantu rero kugira ngo Imana irusheho kubungura ubwenge, hanyuma muratanga na adresse zanyu. Nkaba rero ngiye kubasengera, mbwira ngo niba mushaka kugira ngo mumurikire, wandika inomero yanjye ya telefone 0788 50 60 76. Diaspora bandika plus cyangwa akamenyetso guteranya, washyiraho 250 7 88 50 60 76. Icya kabiri, hari urubuga ngira rwitwa Pastor Peter Musisi Official. Urwo rubuga nzagenda shyiraho inyigisho zo kwigisha, rwo ntabwo urubuga rw'ibibazo, ntabwo ari urubuga nk'urunguru. Izi n'imbuga zinazo zikora umurimo ukomeye wo kunkoresha za interview, nkavuga ibintu byinshi nk'uko umwuka aba yabishatse.
ariko hariyaho nkora icyo bita systematic teaching. Ngisha ubu ngubu hari ikiganiro cyitwa ubuyobe mpuzamadini. Abandi abafite amadini bazakurikiza izo nyigisho. Ubu turimo twavuye iruhande twigisha ubuyobe bw'Abisirayeli n'Abayuda muri rusange, uburyo bayobye Kristo kandi aribo yari yarasezeranyijwe. Turi hafi kuzirangiza tukinjira mu buyobe gatolika, hanyuma tukinjira no mu bindi Satani yakoresheje kuza kwinjira mu bukristo, cyane cyane ubwo yazaga aziye mu ishusho cyangwa mu gitwikizo cy'Ubuyisilamu. Ibyo rero tuzabyigishaho, hanyuma ngo bizakurikira kwigisha kuri gatolika uburyo yavuye ku rufatiro. Hanyuma twinjire no mu bugorozi, turebe ubugorozi bw'amadini Luteri n'icyo bwazize, hamwe n'amayerekwa. Amadini yaje ashingiye ku mayerekwa, tuzayavuga uburyo yaje kurwanya ubugorozi, akarwanya na Pentecote yaje cyangwa yagiye kugaragara mu kinyejana, mu itangira ry'ikinyejana cya 20. Ubwo rero ndabararitse mwiyandikishe kuri urwo rubuga, ibintu byose muzajya mubihasanga. Kugira ngo urujyeho wandika PR. cyangwa PR. Peter Musisi official. PR bivuze pastor, ni initials za pastor. So Imana iribaho umugisha mugubwe neza, kadusenge. Uhoraho Mana yacu turagushimye, turagukunda, niwe watuhamagaye kugira ngo tuvuge ukuri nk'uko wagutuhaye, kandi twiringiye ko ukuri ntabwo ari ukumwe, ni ukwa bose, ariko nyir'ukuri n'umwe ni Kristo Yesu. Turakwingize Mwami nk'uko tubigusabye, kandi twese duhe umugisha, tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amina. Nshuti mwarimo kuri iki kiganiro, hanyuma tubararikiye gukurikirana ikindi ubutaha. Amahoro y'Imana akomeze kubana na mwese, amen. Hari igihe kizagera Umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mu ijuru, ati nimuze bana banjye